Nyiramubande we igarura amajwi y'amahoro irwejuru na ruhiza mu bikombe byose by'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nk'urubyiruko twese twiyumvire abakecuru n'abasaza yawe Nyiramubande we Nyiramubande we. Birukana Mbegeti na Gakuru batwara urumogi rw'umukiriya wa Yusufu baramubura maze barujyana ku ishuri. Byaba byarabaguye amahoro Mu bikombe byose by'u Rwanda. ariko urabona ibyo muganga yavugaga atari byo koko ahora nicyo wamuntu atutunganya ngo rwose twabaye indangare kutajya mu bwisungane bwo kwivuza ngaho nawe ndebera aya mafaranga ukuntu amaze kuba menshi ese ko nabonye nira miti hendera urabivuga se urabizi ariko se buri abantu bose barwara bishyura ariya mafaranga koko mvara cyangwa uriya muganga nawe yaba ari uwo mu nkambi aha kari warigenje se ngo ntiwarwara ngo ntiwagura mitiwere mawe dore abandi bishyura make nyine kuko baba bafite ubwishingizi nyamaze urabe maso usanga uriya mukobwa akomoka mu nkambi akankubita urw'ingusho nanga kuhimba akaba yankubita urw'ingusho oya byitwa ngo rwose guhimba ni uguhimba kandi banabibonye umva nkubwire mugabo ahubwo urabutekereza hariya amafaranga tugomba kuyakura yewe data we yewe nanga n'amagambo yawe rwose ubundi iyo utajamba nifitiye n'amahoro ubundi kuki utabwiyeho abana ngo aze hano ese ubwo bundira ko hanze aha rwose wahindutse kivume wabaye iciro ry'imigani wabaye umuntu udasanzwe ubwo ubundi nuhinguka tuzakubikaye abavuga bo n'akazi kabo bareke bivugire bafite uruvugiro nahaye amafaranga ndabona kwishyura bitazashoboka ngo guki nzareba uko mbigenza none ubwo urumva nutayishyura uzabigenza ute yewe mwahora n'iki mwabana mwe nyine burya mukimara kugenda nibwo inkuru yangezeho ngo wa mugabo mwagombaga kubiha polisi yamufatanye izindi jiga namuhaye ubwo nyine baramufunga gusa nyine yamenye ubwenge yaryumyeho ngo jiga se kandi zo zari zo kumara iki jiga nyine kandi ubwo mwabana mwe wasanga mugenda muganira mu nzira ngo urumugire rwa mama Yusufu dushyiriye kanaka muramenye mujye muvuga gigabyte mushyiriye mu pushayi harya ngo baramufunze ese ubundi mubivuga mwabitumwe nande ngombwa mu bihamagare ibaze bawe ndumva ibintu bye rwose ndumva nabivamo no kuvuga ngo rero iyo basanga turi kumwe nawe natwe baradufunze umva nawe da batadufunga si uyoboye ko urumugiro utemewe nako gigabyte ngo mubivamo gaku ntega amatwi kubivamo byo ntibishoboka kuko ubu mwaratangiye herega ni mukure ubu namwe mwamaze kuba abapushayi bemewe ahubwo ngaho nimumbwire ngo ku ishuri byagenze bite umunsobanurire neza menye ngo bimeze bite umva rero mama Yusufu ukuntu byagenze jiga twari twazishyize mu ishuri mu bikarito bibamo ibitabo byashaje nuko magazine aza kubifata byose abijyana mu ntuza kwa directeur mbega ko ari ikibazo reka mbabwire rero nimudakoresha amayeri yose ashoboka ngo mugere kuri ya bikarito bakazazifata bazabafunga nuko bafunga da none ubwo rero nyine nahanyu ngaho nimumbwire mugiye gukoresha ubuhe buryo ngo ziriya jiga zanjye zigaruke ndakeka narangije kudoda ingofero yawe neza ngaha mbara urebe ko igukwiriye ya genda mbaza uri umuhanga
siko wagira ngo wapime utwanjye neza neza uko ungana. murakoze ngaho nimwakire nayo amafaranga mwanyoherereje ni ukuri nasanze atari ngombwa ko nyakoresha. Mbabazi rwose yagumaye nta kibazo. Oya ndetse hari umuntu wanga impano. Oya pe Yasha. Oya fata amafaranga yawe rwose nta mpano yawe nshaka Kidu. Nzajya njye nakoresheje intoki zanjye. Hako niko garansuzuguye. Ni ukuri suko gusuzugura. Uranjugunye koko? Oya pe ihangane. Niba utayafashe urumva nafata ingofero yawe yugumane cyangwa se isubire nayo nshaka. Kako uriya si kiriya gikarito cyanditseho mate nicaye twashyizemo rwamo. wakinwe mama Yusufu yatubwiye ngo ntitukajye tuvuga urumogi tujye tuvuga gigabyte abantu batazamenya ibyo turi kuvuga. Hako ndebera kumbona biriya bikarito ari byinshi bipanze bigeze ku mabati noneho turamenya ari ikihe twazishyizemo kuko hanjye byacanze cyangwa ntabwo ari hano kwa diregiteri. ari hano ndabizi neza ni hano hari ibindi saha hari andi suzi bajya bajyana ibikarito hataraha. Yemwe basha mwebwe murimo guhengereza mu idirishya. Ubuse nimuhera nashaka yihorera nzayigurisha n'abandi. Baba Karaba kuri kwitotomba habaye ikira kumbona n'iyo ngofero isubiranye se kandi nabonaga Kiduha yigera imubereye arakwambuye se ko nzi ko ari umunyacyubahiro ra. Oya muyo urabizi ko nubaha nanjye rero nanga abantu baba bashaka kumfata uko bishakiye bigaragara ko abana ansuzuguye. Baba niya mugabo ko ari umunyacyubahiro yashatse kugira ati nakumirwa rwose mbwira ndi nyokorome rwose ntugire ikibazo anagushatse ko yabanza akabinyuza mu nzira y'umucyo. Reka nta mafaranga yanyoherereje nayamusabye ngize ngo ndayamusubiza aritotomba ngo ndamusuzuguye n'ingofero arayinterera. Baba wanze amafaranga y'uriya mugabo n'ukuntu atwikundira koko ukuntu atwihera inkwi n'amazi abandi bamanjiriwe ariko abakobwa mugira ubwenge buke. Umva muyo. Oya ni ukuri Muyomba umva nkubwire. Urambwira iki se? Nubwo ndi impunzi ntabwo nezezwa n'imfashanyo duhabwa kurusha uko twebwe twakoresha amaboko yacu. Ziriya mpano iyo uzakiriye uziguhaye agukoresha icyo yishakiye akanagutekerereza kandi ibyo ngewe narabyanze mbabazi. None se murumva ari ikihe gikorwa twakora tugatanga ubutumwa bw'amahoro tunaboneraho gufungura ku mugaragaro club yacu kugira ngo n'abandi bayimenye. Si ukubakubitira umuziki se rubanda bagahurura niba ari ukugira ngo babimenye. Mbege umuziki nawe ni ngombwa rwose ariko se koko murumva uhagije gutambutsa ubutumwa nka buriya. Byongeye kandi ku bibazo muzi by'ubushyamirane byaje mu bantu bari mu nkambi ndetse no hanze yayo. Ndumva twateguye umukino wa gicuti ugahuza abatuye mu nkambi ya Rwejuru n'abandi baturage basanzwe. Icyambere y'umukino uhuza benshi aho kugira mu matiku bakarazwa inshinga nuko ikipe yabo yatsinda. Kubera impombo y'amazi uriya mugabo gatsimbanye yatemwe agatera imirima yose yo mu mubande niyewe igasigara ku gasi. Baretse tukazabakinira ikinamico tukayita nyiramubande asigariwe. Ibyo bikorwa byose birashoboka pe ariko ntitwabikorera rimwe byose ngo bishoboke. None se murumva twahera ku kihe? Urubyiruko rakataje mu guhosha amakimbirane ya Rwejuru na Ruhizi. Kiduhe warahasibiye amafaranga ye barayanze. Aho nyirarume wambabazi Soronga wari umaze kumenyera ko bamuzanira inkwi azabyihanganira. Urumogi rwaje mu biro kwa diregiteri atabizi ruravamo rute naho ubutaha. Urubyiruko twese